Shaka bisa kabisa Imana inkuru Sudi niwe yibonye aratubwira reka Suda dushyireho inkuru yakozwe na mugenzi wacu Jean Pierre ubundi tuze kugaruka nyuma y'inkuru. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bahabwa serivisi zitandukanye zirimo gutwarwa kuri moto, guparika ibinyabiziga, kurya muri restaurant ndetse no koherezanya amafaranga bizwi cyane nka mobile money. Gusa muri iyi minsi bamwe mu bakiriya bahabwa izo serivisi bagenda batishyuye. Ibi bituma bakora iyo mirimo bahura n'ibihombo ndetse rimwe na rimwe bikakurira amakimbirane hagati yabo n'abakiriya. Ni izihe ngaruka bigira ku batanga serivisi kandi amategeko abivugaho iki? Aba ni bamwe mu bo twasanze hazwi nko mu Gatsata bararwana bapfa ko umwe amwe y'ubushera undi ntabwishyure. Amugora araje arambwira uti mpubushera ubushera arambwira uti nshaka ubw'iryitanu ubushera ndabumusukiye ndabumuhereje arangije arambwira ngo ubusenga ubu wabwishyura nise niba ntabwishyura utabwishyura kubunyweyeho ngewe uwo ndi bubuhe ninde kandi ubunyweyeho nzi wikuraga ibiki ko ntakuzi ngo zibaho ngaho ngo ubusenga ibi ni ibiki nacyo rero nicyo nshaka n'amafaranga abanciriye mu maso nari namwihore yanciriye mu maso ngenda wese uyu muntu unciriye mu maso ananywe bushera ntabwishyure agamije iki no hano duhise turwana yabanywe ibyo bashoboye kwishyura rego ubaye udafite n'amafaranga wakegera umuntu ukamubwira uti mpagashera ko kunywa ntacyo biba bitwaye kuko ntiwabo ariko ntago waza uvuga uti mpubwa amafaranga ubunywe uzi ko ari amafaranga nurangiza wumve yuko biraba ubuntu kandi watsi by'amafaranga ntago byashoboka wewe ushaka ibyo ubuntu ushobora kuzwa uti maze kubugura asanga buramubihiye amubwira ati dende ubushera bwawe ntabwo ndanywa burambihiye undambwira ati nyishyura ubushera bwanjye kuko n'ubundi niwe wabufashe ubwo rero yanga kubwishyura nibwo nicyo bapfuye. No mu yindi mirimo inyuranye abatanga serivisi zitandukanye babangamirwa na bamwe mu bakiriya baba bashaka kugenda batishyuye. Leoni Uzayisenga atanga serivisi zo kohereza amafaranga bizwi nka mobile money, avuga uburyo ajya agirana amakimbirane na bamwe mu bakiriya baba bashaka kugenda batishyuye serivisi bahawe. Ntago bikwiye bigaragara nabi bose abantu bari bakwiye kujya babinyangamugayo. Ibibaho iyo urangaye gato ntube maso no mu kazi kacu bitubaho umuntu akaza atimbikira nka 80 wumva afite nka 50 bibaho cyane ukabona arisakasatse arayabuze bisaba kuba maso ukabika amafaranga warangije kubara iyo kikubayeho hafi aho haba hari inzego z'umutekano nizo wifashisha bakabahuza bakamubaza uburyo bw'icyo bwaboneka bakabikemura. Mu gutwara abagenzi kuri moto ngo nabo ibi bijya bibabaho ngo hari igihe batwara abagenzi bamwe na bamwe bagashaka kugenda batishyuye. Tuyishime Dio hari icyo yatangaje. Kuba nyine atabyakira neza ko ari umuhemu ariko nabona biterwa n'umutima afite iyo wenyine wombye nta kundi wabigenza ko byarangiye yagiye sawa nta kintu wakora kabisa ubwo ikintu kibaho ni ukuguha amafaranga kuri telefone yanyuzanye mugahita yahagarikisha icyo kibogane kikabanga ahubwo we yambwiye ahantu ndahamugeza ahita ndenzaho byagenda neza nkangishe abatoranyije amafaranga byanze nayo amahita yahagarikisha icyo kintu kibazo cyo cyambaye. Mu mujyi wa Kigali bitewe n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye hari abafite business za parking zigenga ngo bamwe na bamwe mu bashoferi bakunze guteza amakimbirane cyane cyane iyo hageze igihe cyo kwishyuzwa. Yego cyangwa giti ko mbyumva parking muri uyu mujyi wa Kigali nicyo kintu cya mbere gihenze kurenza ibindi bintu byose bibaho. Yumva rero umuntu umaye serivisi nziza kumuha parking nawe yakitwaye neza akaguha amafaranga kuko icyo gihe bamurindiye imodoka yiwe bakoze security ihagije we agashaka kugenda atakwishyura icyo gihe bigaragara nabi. Ubwo ngiye icyo nakangurira nk'abanyarwanda nuko bakubahiriza kujya bishyura amaparking ndumva ari cyo kintu cyaba cyiza. Hano ushobora kwishyuza umuntu amwishyuza parking bikaba ngombwa wenda nanone ko ashaka no kuva mu modoka agashaka kugukubita birashoboka cyane inshuro nyinshi cyane ariko uko byagenda kose abafite imyitwarire nanone itari myiza ariko bose ntago ariko bigenda hari ababikora hari n'atababikora ndetse na cyane nk'ejo bundi byambayeho mu cyumweru cyatambutse namuhaye serivisi nziza aragisereye imodoka aragiye yego yumva
babikosora. Iyo abakiriya batishyuye serivisi bahawe ntabwo baba bahombeje umuntu umwe gusa, ahubwo baba bangiza urwego rubeshaho ibihumbi byinshi by'abaturage n'inzego zibishinzwe basabwa gukomeza kwimakaza umuco, kubaha umurimo no kwishyura serivisi bahawe ngo kuko aribyo bituma ubukungu bw'abaturage n'igihugu bizamuka muri rusange. Shimana Jean Pierre, Damuka Radio TV, umujyi wa Kigali. Arakoze cyane Jean Pierre. Jean Pierre urakoze cyane rwose kuri iyi nkuru, aho ngo abantu bashobora kuba bagenda bakaka serivisi bakagenda batishyuye. Urumva buriya iyi nkuru tujya kwikora twahereye ku byari bibaye mu Gatsata, aho umuntu yarahaye serivisi mu bijyanye n'iminywere, bati mu cyo kunywa ndarakimuha yenda kukirangiza ariko ntago biryoshye, afata inzira yiruka ati ndumva rero nabashimira, nababwira ngo mwakoze cyane. Ubushize nasoje ikiganiro mubwira Jean Pierre nakwifuriza gukira, kuko urabona ko ibintu byose nakora ikirori kirimo amahoteli uko byagenda rwose. None se ubwo kukwifuriza gukira ugakira ukajya ukora ikirori kirimo byose bipfundikiye ukire nzagira, reka nkubwize no kurya bisanzwe nzagira nasangiye n'abandi ariko urwego rumwe rwo n'abandi, aho nzabona abantu nkabashyira mu kigero nk'icyo ndimo kandi batakirimo ubuzarure. Brandine mama diaspora, nawe ugukira wowe warakize, amafaranga yarabonetse. Reka mbashimire rero ikiganiro Rwanda nkunda nakagaruka, nababwira ngo mukomeze mukande subscribe, kandi turimo kugenda tubibona umuryango uri kugenda waguka, sibyo Sudi? Umuryango uri kugenda waguka, biri kugaragara yuko murimo gukunda ibyo turimo gukora rwose, natwe ntabwo tuzatezuka kujya tubagezaho ibyiza gusa. Nashimire na Ndayizeye Sudi, niwe wari uri ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Imana y'amahoro ibane namwe, bye bye. Nashaka kwishyura igihe cyo kwishyura kigeze, mobile money turabaganiza batubwira yuko umuntu aza akabitsa amafaranga, yamara kwebitsa wajya kwemugosana yafite, wasanga wamana ko bishyagera imbere ati muyamagara bakamagara burengo muyamagara 9 yayobeje muteni kagarika wa muntu wayabitsa akajya gutanga ubusobanuro bunyoboze yafungure mamotari ukagenda ukabutwara umuntu. Yigeze kubaho hari wambwiye na story yuko umuntu yatwaye umuntu amuvanye hano kwa Mutwe amujyanye Muhanga. Bageze mu nzira bati wabaye mpaye 5,000 nagura kantu hano muri ntuza ntabwo ari motaro yatsi we yaratwaye muri matasi mpaye 5,000 ndaza kwagwera ari utuntu ndagwera arimo tugeze imbere motaro aramuhereza turi kugenda amuhereza. Bageze Muhanga nawe ati mpaye ibindi 5 ninje barungura ari keri njyari mu rugo mfite abashyitsi ndaje yose ndetagura kuri telefone rimwe kwera igisata ati uko byagenze umuntu wabumere kwibwa ari buze kwibwa motaro amuhereza uko byagenze na kaske aho restaurant hari restaurant bazinguka mu mihanda y'epfo baranyereye saragere mutari nari buze kugaruka inyuma urumva kaske arayisigaranye amafaranga yamusigaranye yarasigaranye ayo mutware ntayamuhaye. So ugasanga ibyo byose nibibazo abantu bagenda bahura nabyo, ariko aho ngaho naho mutara bagomba kugira amakenga. Umuntu aragwaka amafaranga umuntu ugamije kukwiba rero ubwo ntabwo uribwa abanza ushaka kutaribwa. Umuntu agamiye kukwiba araguganiriza gucisha hirya no hino urusha utavumbura ibyo ari. Trump ugera ukabikeka kuko umuntu mwahuye muhujwe n'akazi ntumuzi nawe ntabkuzi ariko kwaka amafaranga. Icyambere wenda yabanje kubinyuza mu zindi nzira akakubwira ati amafaranga nimo ndayavana kuri konte ya banke ari kwemera ntago biri gukunda. Aho ngaho ushobora kubyumva kuko ko ari mu rugo amafaranga yose ari mu rugo byo wabyaza uretse ariko nawe mubwiye yuko ntayo ufite ntago yaguhata uri kubyumva kuko kuyamuha usibye kuba wenda uvuga ngo mukomeze mumerane neza kuyamuha nta kintu biri bukungu. Abanyarwanda banga kuvugwa na ni ukuvuga ngo hari kubanza gutekereza ukamenya se uyu muntu ntekereza ko uyu munsi n'abamotari kugira ngo uzabimuzaneho oya kwera barye biga cyane 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 abakora ijoro kasi kugira ngo uzahitana ari ya kujyana ahantu mu gihuru. Bisaba yuko nawe uzana mu ubwenge uribuka mbere hari gihe wajya kumva ngo abamotari bambuye za moto banishwe ahubwo amahirwe cyane ko ibintu byarakibyumva amotari uzi kumva ngo haro nigeze cyane cyane izi moto zibiragiza hakoze akazi pe z'amashanyarazi kubera ikoranabuhanga zifite cyane. Ikindi umuriro ugushiranye byanze bikunze ujya kuwushaka bitandukanye na izi z'amashanyarazi ujya kugura ntuza buriya ahubwo mu bintu
izi kampani zicuruza izi moto bakagombye kuba birata umutekano w'umumotari kuko bura nicyo cyakagombye kuba cyanashyirwa hejuru cyane kikaba cyanakundisha abamotari kikaba cyakundisha abamotari ntuzongere kumubona itayiverisa ntuzongere kumubona kuba wafata moto ukayiha umuntu ntabwo wayibura uri kubyumva ni nacyo kintu ubundi bakabaye birata mbere y'ibindi byose cyane nigeze kuganira n'umumotari yari afite moto ya 75 nako ntabwo ari ya essence bambwira ukuntu yibwe yatezwe n'umugenzi Nyacyonga hariya amaze kumutega yari afite akamverope kaki aramubwira ati hari amadosiye ngiye kudepoza sinzi igipangu yari yamubwiye ngo za Kimihurura barajyana baragendana donc yishyiramo yuko amutwaye umuntu ugiye kudepoza document aramubwira ati turajyana Kimihurura tuveyo yamubwiye nk'ahantu nk'atatu ati wongere ungarura ahangaha ndakwishyura 15,000 ruva umumotari wawe rero muri Kigali aba yamaze kubara ko harimo verisoma nayo kurya byose bagenda bagera Kimihurura hari igipangu umumotari uwo mugenzi yinjiyemo amusiga ku muhanda ye anamusigiye na kasike aramubwira ati ndaje ngiye kudepoza kano ndahita ngaruka dukomezanye urugendo rwaho yari yamubwiye barakomeza aragaruka mutarabona ka kamverope nta kazanye biranashoboka ko yaba nta n'ikintu cyaba cyari kirimo cyangwa yarakaziza kanagashyira no mu ikoti cyaka kagenda kakajugunya aho ngaho barongera barakomeza baragenda bajya handi yamubwiye noneho bashobora kuba barananyuze za Kagugu barimo gusubira za Nyacyonga bagera ahantu aramubwira ati se motari ati haraho bageze ngo hari icyokezo aramubwira ati bagushyirireho agaki twihutu nabanze twicare gatoya duhite dukomerezaho aramugurira akoze mwe zose motari nera kugira amakengara aramubwira ko motari yari afite amakuru ko ngo babategera ngo mu majini biki byose bagasinziriza aravuga ati ngewe banzanira akabroshete gusa sindabikenera cyane ufite ubroshete baratuzana motara aradusamura amaze kudusamura barakomeza urugendo baganira cyane barongera basubira handi bari bavuye Nyacyonga uri kubyumva mu kuhagera rero nabwo yaramubwiye ati twajya gushyirishaho ka komande ako so mutari niyagize amashinga koko ahantu bari bamugurira urumva kubera ko baririrwanye ntabwo yumvaga yuko hari buzemo ayo manyanga birangira yemeye aragenda azana kaji niko ngo yanyoye nta aheruka ngo apfundura ko kaji ibindi ntago byibuka yaje gukanguka nyuma moto yagiye kaske bazifashe ibyangombwa byose n'udufaranga yari yakorera tugo bari batwaye byose yasanze na permis n'iki byose nta na kimwe gifite mu bazibona gutwara na permis n'uzongera no gukora akazi ibi ngibi buriya cyo kuza ahantu nshobora kugira ubwo ariko hari n'amaresitora amwe namwe nabonye babanza kukwishyuza mbere yuko bagiye icyo baguha ya henshi barishyuza barakwishyuza mbere yuko bagiye icyo baguha ndumva rero nabashimira nababwira ngo mwakoze cyane ubushize nasoje ikiganiro mubwira Jean Pierre nakwifuriza gukira kuko urabona ko ibintu byose nakora ikirori kirimo amahoteli uko byagenda rwose none se ubwo kukwifuriza gukira ugakira ukajya ukora ikirori ukire nzagira reka nkubwize no kurya bisanzwe nzagira nasangiye n'abandi ari ku rwego rumwe n'abandi aho nzabona abantu nkabashyira mu kigero nk'icyo ndimo kandi batakirimo ubuzarure Zandine mama diaspora nawe ugukira wowe warakize amafaranga yarabonetse reka mbashimire rero ikiganiro Rwanda nkunda nakagaruka nababwira ngo mukomeze mukande subscribe kandi turimo kugenda tubibona umuryango uri kugenda waguka sibyo Sudi umuryango uri kugenda waguka biri kugaragara yuko murimo gukunda ibyo turimo gukora rwose natwe ntabwo tuzatezuka kujya tubagezaho ibyiza gusa nashimire na Ndayizeye Sudi niwe wari uri ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho Imana y'amahoro ibane namwe bye bye